Muhammad aracyashakisha ariko uwo bita Sharifu n'uwo bita Hamza. Igitego bigaragara ko umupira uhinduye ibibaza ngaho umunyegona nawe uvana muri shoti rero ariko baramutera baramusunika nusura shoti asumaya abakobwa hano batatse byacitse. Abakinnyi bacu bacika intege tubona n'abashiki babo niho bibanze niho bakiniye gusa bahise bababera. Ubwo nicyo kintu cyatuvunnye cyane ubundi uretse ntabwo dutsinze no gutwana batsinze. Ngira ngo mwabonye rero ibyishimo by'abana bahuye nabyo gukina agapira masha Allah tabarakallah kuri uyu munsi wa none mu ntara yahoze ari Kibungo. Nkuko mubibona rero magaze hagati y'amakipe abiri. Ikipe yitwa ngo iki? Ikipe yanjye iti Gikundiro FC. Wowe bayita ngo iki? Bayita Intare FC. Ari Igikundiro n'Intare FC bakaba bagiye gukina uyu mupira mubona mushyashya, ubwo tukareba iri butsinde hagati y'Igikundiro n'Intare. Ubwo rero turaza kureba ni bande bari butsinde. Nitwe cyanaga turatse naga tuborohere pe. Reka turebe rero bagiye gutangira inshallah. Ndakeka ari Intare iri butangira nisiko bimeze. Reka dutangire turebe match rero. Mpira unaze ugiye kwa Mohamed aragiye, Yusuf arawushije igiti baba we yarateyemo, Amuri ateyemo igitego, teramo muri igitego. Igitego cya mbere Amuri ndabona batsinze. Arakoze cyane Abdurashid utugezaho umupira ahangaha ari murabera hano Sakara, aho abana biga ikorowani hano ku musikiti wa Sakara barimo bakina umupira bivanyemo amakipe abiri, ikipe y'Intare FC n'ikipe ya Sakara. Abana rero badushimisha ahangaha bakina umupira nkuko mubibona ahangaha, bafite amashoti n'amacenga cyane. We bita Hamza ku gituza, ndamubona Irera Jaribu ariwe kapiteni w'Intare FC arimo aracenga cyane. Mbona Ntwari bamusunika hariya bashaka kwishyura igitego ariko ndabona abana bashimishije hano rwose. Abana hano ubona ko bishimye banezerewe kuva baba mu mateka yabo aribwo babonye umupira w'amaguru ahangaha hafi y'umusigiti. Ndabona bongera bashota ariko nyuma yo gusoma ikorowani bagakora na siporo, abana banezerewe bishimye. Nkaba mbona hari ukoze ikosa bamurega, nkaba mbona bamurega. Igitego ni 1-0 cy'ikipe ya Muhammad, hanyuma ikipe ya Irera Jaribu akaba ariyo mbona igiye guterana ikufra. Ndamubona Jaribu kapiteni aratera ishoti rinini bawutera ariko wapi. Ongera Jaribu mbona ushaka kwishyura igitego, Jaribu mbona ushaka kwishyura igitego hariya byanga byakunda. Baramubwira ati subiza inyuma, mbona barasaba urukuta hafi y'igora. Ndabona Nizero Hakim mu igora, turebe se igitego hanze agihushije umupira no barawunaze umupira. Ntwari Hamza baramurega ariko Hamza aracyashakisha. Uwo bita Jaribu Irera akaba agiye kunaga hafi no mwigora, kuyemo akagofero ngo atsinde naga mwigora, akaba agiye gutera mwigora. Hakimu ndabona Nizero Hakimu igitego hanze arasuzamo barongera bagiye kongera kunaga, aranaze shoti n'umutwe uvanamo, aragiye Shafi, aragiye Abdurashid, aragiye Shafi baramucenga sinzi hariya Muhammad ushaka gushakira kabiri Jaribu
ntwari hasi, ntwari hasi, ntwari rwose wihangane. Jaribu ishoti rinini cyane Muhammad yafashe mucunga na Bratsin igitego cya kabiri we ndabona barataka cyane hafi y'umugezi. Muhammad aracyashakisha ariko uwo bita Sharifu n'uwo bita Hamza. Igitego ikipe ya Irera Jaribu ikaba yishyuye. Ubu ngubu tuvugana igitego 1-1, ibintu bisubiye urudubi. Abafana hano nabo bitabiriye hano baza kureba umupira, uko mubibona hano barataka bashaka kwishyura igitego. Ubu igitego ni 1-1, Iranzi bamusunika defense ya Muzahariya nayo rwose bigaragare ko umuntu rwose yikwitsinda byoroshye. Ndabona Jaribu barambwira ngo igira imbere tunagemo. Ese bagiye gutsinda icya kabiri? Twitegereze turebe neza uwo bita Musa n'ufite umupira ugiye kunaga, aranaga umupira ariko anaga agapira gatoya. Muhammad aragiye, mbona umufana usubizayo, abana bishimye. Mizerakimu Muza aracyacenga, Muza aragiye, Muza umupira ugeze kwa Aishoti, penalty, igitego cya kabiri. Mbona Muhammad atumvikana na defense yariya, ndabona ntwari we arimo arikanda sinzi ibibaye. Igitego cya kabiri cy'Intare FC, igitego cya kabiri cy'Intare FC. Hakaba hagiye kujyamo n'abakobwa, mbona abakobwa nabo bagiye gutabarira kipe irimo iratsindwa. Abakobwa nabo binjiye mu kibuga hano bita Irera Jaribu afite amashoti ahangaha, hinjiyemo n'abakobwa bagiye gufasha iriya kipe iri gutsindwa. Ese aba bakobwa baragira icyo bakora? Mbona bambaye shariya ziri bafata ese barirukanka mu kibuga abakobwa hano rwose, ubona ko nabo bavuze bati gutsinda abasaza bacu ntabwo tubyemera. Muhammad ku gituza, Muhammad ishoti rirerire hanze. Abakobwa bati gutsinda bashiki bacu ntabwo tubyemera, gutsinda abasaza bacu. Aha abakobwa bafataga umukino w'udutenesi nabo bishimisha, ariko baze kumva yuko basaza babo batsinzwe bati tugiye gutabara. Aha ni hahandi rero hari wa mugani bitega ngo Ndabaga, aho Ndabaga agiye gufasha ise ku rugamba. Abakobwa nabo rero hano mbona ikipe ya Muhammad imaze guhindura umunyezamu bakaba bamaze kumuhindura kubera amaze gutsindwa ibitego 2. ndabona hariya basubizayo baramushota hasi igitego rekada umupira hano rwose ibintu bishyushye aranagayirera ku gituza asoma bamucenga hariya cyane. ndabona hariya sinzi ninde turebe hariya rwakatse cyasuye ishoti rirerire cyane mutabare hariya mbona hariya rwose ikipe mu kanya mbona abana buzuye mu kibuga bafana nabo mbona bakubise baza kureba ibibaye hano ku musigiti. mbona abana hano ibintu bishimishije. umwana utaje hano ndabona shafi ishoti rinini ariko bita Sharifu ndabona wapi Sumaya ndabona bamucenga hariya. Safina nawe nkabambona nawe avuga ati arasunika abantu ngo mwigire imbere. Irera Jaribu mbona anaga mwigora bavanamo ba Abubakari mbona Ntwari wo bita Ntwari Isa mbona ararenza umupira Ivani mbona wa Ivani pressure warimo anaga cyane bawumwambura bati ibyo ntago ari byo baranaga ishoti rirerire hariya ku ruhande Ntwari Isa barawumwaka ariko
baracyasunikana hariya baracyakundagurana. Muhammad aragiye, kapiteni Muhammad aragiye uwo bita Bodu hariya bamukubise ishoti, mbona rwose umwana arazengereye hariya, mbona rwose Muhammad wihariye umupira, ibintu biracyakaza hariya baracyagiye ku mutwe ku gituza, nguwo Muhammad aracyashaka kwishyura, Muhammad ugishaka kwishyura hariya, ariko uwo bita Firdausi yamubereye ibamba, uwo bita Firdausi yamubereye ibamba. Bigaragara ko umupira uhinduye ibibazo ngaho, umunyegoro nawe uvanamo n'ishoti rero, ariko baramutera baramusunika, nusura abashota Sumaya, abakobwa hano batatse byacitse ikipe yahuye harya bunyibutse iyawe yari Intare FC. yari Intare FC, iyo yari Gikundiro FC. Tukaba tubonye match irangiye, match yabonetsemo abakinnyi benshi cyane harimo n'abashiki babo. Ubwo ngubwo rero tubwira uko wabyitwaye, intsinzi yawe bimeze bite, mwatsinze bingahe? Twatsinze Igikundiro FC ibitego 3-2. 3-2. Aha, Gikundiro FC urabivugaho iki kuri iyi ntsinzi yabo, bimeze bite? intsinzi zacyo kiri bivugaho, twe twabatsinze ubwa mbere, natwe dutsinzwe ubwa kabiri, nyine baro iza kutugora, nyine bo bafite motivation iri hejuru, ariko nyine twe baro yaje kutugora, nyine abakinnyi bacu bacika intege, tubona na bashiki babo niho bibanze niho bakiniye gusa, bahise bababera. ubwo ni icyo kintu cyatuvunnye cyane, ubundi buri wese ntabwo dutsinze nabwo twanabatsinze. Ko mwabyiboneye rero ibitego byagiyemo rwose, byagiyemo. Ubwo naho ubutaha rero tukazareba indi match yenda ya Gishuti nanone, ubutaha nitugaruka tuzareba match ya Gishuti, ubwo ngubwo muzabe mwiteguye, muzabishyure nk'uko babatsinze, siko bimeze. Murakoze rero mwese. Gikundiro ikaba itsinzwe 3-2. Ubwo rero naho ubutaha insha Allah twongeye guhura dukina agapira. Murakoze cyane. Ngira ngo mwabonye rero ibyishimo by'abana bahuye nabyo, gukina agapira masha Allah tabarakallah kuri uyu munsi wa none mu ntara yahoze ari Kibungo. Byari bishimishije cyane masha Allah tabarakallah.